Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze kuri Buhuru TV. Mwese mukomeje gukurikira gahunda za Buhuru TV. Kuri uyu munsi turi ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka n'ibihumbi 2025. Tuje mu makuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, ariko uyu munsi turaza kwibanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tudatinze rero, reka manze mwibutse, niba uzi ko aribwo bwa mbere ubonye Buhuru Boy TV, kanda subscribe, share, like na comment kugira ngo ubutaha ujye ubibonera ku gihe. Imwe mu nkuru irimo gusakara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nuko umuhanzi akaba n'umukinnyi wa filime Selena Gomez yagaragaye arira kubera ibiri gukorerwa abimukira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umuhanzi akaba n'umukinnyi w'amafilime wamamaye cyane nka Selena Gomez. Amashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, Gomez cyangwa se Selena Gomez yavuze amagambo akomeye cyane yerekana agahinda byamuteye. Yagize ati, mwihangane bantu banjye muri kwatakwa abana, simbyiyumvisha, nakwifuje kugira icyo nkora. Selena Gomez yagaragaje agahinda kenshi cyane kandi avuga ko bitamworoheye kubona abantu barimo guhura n'ibi bibazo bikomeye byo gukurwaho ubwenegihugu bwabo. Ayo mashusho yakwirakwijwe mu buryo bukomeye ku mbuga nkoranyambaga, ariko nyuma y'igihe gito Selena Gomez yashyizeho ubutumwa bwa nyuma avuga ko yahisemo kuyasiba. Ubusanzwe Abanyamerika basanzwe bazi ko uyu muhanzi akaba n'umukinnyikazi wa filime Selena Gomez akunze kugira impuhwe nyinshi, kubera ko hari ibikorwa byinshi akunze kugaragaramo arimo gufasha abantu batishoboye. Urumva ko icyo ngicyo ari kimwe mu bintu bigaragaza ko impuhwe azirangwa kabisa, zimurangwaho. Reka tubashimire, reka dusoreze ahangaha amakuru ya entertainment cyangwa se amakuru y'imyidagaduro nakagaruka, kandi nkomeza kwibutsa umuntu ubonye channel aribwo bwa mbere gukanda subscribe, agakora share, like na comment kugira ngo andi makuru ajye amugiriraho ku gihe. Ciao.